mpaye ikaze mudahwema kudukurikira ku makuru ya politike. Muri iki gitondo reka mbanze mbabwire inkuru iramutse ibyutse muri iki gitondo n'igihe kiraba rwose. Ibi byabaye bibaye kuri uyu mugoroba ubwo abapolisi cyangwa se abantu babandi bakora mu mihanda bazwi nk'abasekiriti rwose yakubiswe n'umuntu, yamara kumukubita agahita amushyira mu kinogo akamwica, akaba yamurenzaho ibuye bikarangira yitabye Imana. Abangaba bita abasekirite bo mu muhanda nk'ibisanzwe. Uyu ni muganga wamwishe. Ese byatewe n'iki kugira ngo bibe? Ese byatewe n'iki kugira ngo uno muganga abe yafata uno mugabo akamukubita gutyo yarangiza akamushyira mu kinogo bikarangira bigeze nahamwica? Uhawe ikaze udahwema kudukurikira. Reka dutangire akantu kandi nikoda ikaze ndagoye yama. Ubundi bijya gutangira kuwa kane saa 8 nibwo byatangiye. Ubundi mbere yuko bitangira reka tubanze duhere ikibazo kumuzi. Uyu muganga yahoraga arwana n'umugore we, yarafite amakimbirane iwe, akajya ahora arwana n'umugabo we, bagahora batimbagurana kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Uyu mugabo yaratahaga, yamara gutaha akarwana n'umugore we, yavaga kwa muganga akarwana n'umugore we. Ubwo yari gusobanura bino bintu uno mugabo yavugaga ati ngiye rwose umugore wanjye yacaga inyuma n'ibindi bibazo byanjye by'urugo iwanjye. Rero rimwe yaje gutaha ari ku mugoroba bararwana nk'ibisanzwe. Mudugudu, umuyobozi w'umudugudu ahamagara abasekiriti bari baraho hafi. Uyu musore nk'uko mubireba niwe waje kujya gutabara kuko ari we wari uri hafi. Akimara kugerayo uzi ibintu byabaye, yagizeyo arwana cyane n'uyu muganga. Nyine yagezeyo arakomanga, baramukingurira nk'uko mudugudu yari ahari, kandi mudugudu bumve nawe bashaka kumukubita. Akigerayo uno mugabo aramufata aramukubita cyane, aramukubita rwose wumve yuko yamuhereye hanze amukubita akamugeza hanze, akamutura mu kinogo. Yamara kumutura mu kinogo agahita amukubita hasi, agahita amutura mu kinogo, agahita amukubita hasi, yarangiza akaba yafata ikibuye akakimurenzaho. Gusa uno mugabo RIB yaje kumukurikirana, iramujyana iramufunga. Nawe ukiriho ubu ngubu yafunzwe rwose, bamufunze. Barangije kumufunga bamukatira ibihano, gusa ari gukurikiranwa kugira ngo barebe ko nta kibazo cyo mu mutwe yaba anafite cyaba kimutera gukora ibi bintu. Gusa umuyobozi w'umudugudu nk'uko yabisobanuye yavuze ati uru rugo rumazemo amakimbirane igihe kinini, kuko rwose urebye igihe yishije amakimbirane ari muri uru rugo ni kinini cyane pe, ni kinini. Uyu muganga witwa Ngirosanga Jackson akimara kwica uno musekiriti yahise yirukanka arahunga. Gusa nubwo yari amaze guhunga, mwibuke neza ko hari umuyobozi w'umudugudu yakomeje kuba yamukurikirana. Uyu muganga yafashwe ajyanwa mu nzego zishinzwe umutekano. Ibaze yuko yakubise uno musekiriti yambaye imyenda ya kiganga rwose, yambaye n'ijiri. Muretse gato reba kano ka video uburyo yafataga umuntu akamusunika akamukubita akaba yamutura mu kinogo. Hanyuma uyu niwe musekiriti wapfuye. Ahangaha ni mu mujyi wa Kigali byabereye. Urabona ko ahangaha ni mu murenge wa Muhima bari. Nuko rero uyu muganga yashyikirijwe inzego z'umutekano, arafungwa arakurikiranwa. Gusa barimo barakurikirana ikintu cyabimuteye ko hashobora kuba harimo n'uburwayi bwo mu mutwe bwo kuba yakica abantu b'abasekiriti, cyangwa se niba hari n'ikindi kibazo yapfaga n'uyu musekiriti ku buryo yaba ari kurwana n'umugore we agahita amureka, agahita yataka umusekiriti akaba yamugirira nabi. Gusa uno mugabo mu bigaragara bari basanzwe bazi ko agira amahane, kubera yuko iyo baba batabizi ntabwo aba yamwegereye, ahubwo ntabwo mudugudu aba yatinye kumwegera kugira ngo abe yahamagara abasekiriti.
umuyobozi w'umudugudu yitabaje n'umusekiriti amukuye mu muhanda agira ngo aze akemure ibibazo by'uru rugo, kubera yuko mu rugo rwabo hahoragamo amakimbirane byari byarahangayikishije ndetse n'umudugudu batuyemo, ku rwego rw'uko avuga mudugudu ikibazo cyabo yari yaragitanze ko ahantu hose cyari kizwi. Reka nkubwire akantu gato utari uzi. Ubundi uyu mugabo witwa Ngiruwonsanga Jackson yari umuganga ukomeye pe, yanavugaga neza naho ikibazo yari afite, yitaga no ku barwayi ku bitaro yakoreragaho nk'uko byatangajwe n'abayobozi b'umutekano, harimo n'umuyobozi w'icyo kigo yakoragaho. Ariko ibi ngibi ntabwo bitandukanye, kubera yuko buriya murabizi neza kugira umujinya, iyo umugore yaguteye umujinya nawe umenya aho ibintu biturutse, ushiduka ibintu byose byaje. Buti rero uyu mugabo ubwo yamaze gufungwa bahise bavuga yuko nyine abasekiriti bagomba kujya bitonda kandi bakazajya bajya mu rugo ari barenze umwe, kuko iyo bari babiri ntabwo baba bapfuye. Uyu musore mutoya rwose wari uri munsi y'imyaka 25 na 30, ubu tuvugana hasize ubuzima azize ibibazo by'umugore we. Abandi bati wabaye igitambo cy'umugore uriya mugabo niwe wari gupfa, abandi ati wabaye igitambo cy'uriya mugore niwe wari gupfa. Umwe muri bo byari byanzuye yuko ari bupfe, ariko ubwo wabaye igitambo cye. Ndabashimiye rero mwe mudahwema kudukurikira, mwe mudahwema gukanda subscribe. Reka ngaruke mu kanya kandi mwakoze kubana nanjye, mwakoze kugendana nanjye mu nzira zose twagiye duca mu nama kuri twagiye tubashakira. Nkuko mwebonye nyine uyu musekiriti uri kugenda hano kuri video zanyu za kamera yitabye Imana, kuko uyu muganga yamwishe, yamufashe aramukurura amujyana hanze barwana, amunaga muri bigori nyine muri byo binogo baba baragiye basigaza bubaka imihanda arangije bamutaye. Bye, nitwa Dani Chocho, ndabakunda cyane.